icyo yaragamije nuko tubona Bayingana kubera ko ni uri in focus. Haruna Niyonzima ari out of focus. Abantu babire uburyo ifoto ifashe. Kubera iki se ataragamije kwerekana Bayingana na Haruna? Ni Bayingana uri muri focus rwose. Ni nkuko wavuga ngo kubera iki ngo na Aria ngo nawe batamwerekanye. Cyashaka kwerekana Bayingana na Haruna ko ntari bi. Cya kibazo cyavuzwe nta gihari. Nicyo ndimo mvuga. Koko icyavuzwe nuko Bayingana na Haruna bari mu nzira ebyiri zitandukanye. Ariyo ntandaro. Erega abantu nuko baba bashaka gufuringa abandi. Bagashaka kwandika tubaruwa turaho ngaho dutsa nkaho bashaka kudatangaza ukuri cya impamvu nyamukuru yatumye bakora ibintu. Gatanya bangwa amasezerano ngo yarangiye ngo amasezerano yahagaritswe. Bayingana nyine ibyo Frema avuze bamuhagarika, navuga ko nabo batari bafite gihamya, ahubwo na makuru ashobora kuba barumvise. Ni nk'umuntu ushobora kuba warabahaye amakuru akabwira ko ngo Bayingana ngo yafashe miliyoni 3 none ngo akarya hombi burana ngo yariye hombi ngo yahawe amafaranga na Rayon Sport ngo anayahabwa na APR. Ubuyobozi bwa AS Kigali impamvu bwa ngo bwabwiwe amakuru cyangwa se bwarabeshwe nubwo wenda nta bihagaze 100%, ariko ikigaragara ko wenda bashobora kuba nabo baribeshye ku cyemezo bari bafashe nuko bamugaruye mu nshingano. Bayingana ageze muri AS Kigali ntago yibeshye, vice president niwe wibeshye. Vice president niwe wibeshye nikimenyimenye muri iyo foto n'impamvu banamugaragaza ariko mo na Shema Fabrice nuko ari Shema wamwigaruriye ku giti cye. AS Kigali Bayingana yagaragaye mu myitozo ariko nanye ntababeshye. Ariko ngo Bayingana byo kuvuga ngo tanga ibikoresho ngo bone guhembwa nawe ngo yari yabigarana. Yaravuze ati ndafata urugendo ndatangira urugamba rwo kwiganira na Fabrice niwe boss, aba bandi sinzi byabogewe. Amafoto abantu barayabona kuri TV10 ndetse no kuri YouTube. Ruben Ngabo nanjye bira bintu biba nagizemo ikintu cy'ikikango ndavuga ati Bayingana ko hari ahantu yageze tukabona akayibeba akayikorera ku bitugu, ariko buramuzi ko je namenye n'amakuru uzi ko Bayingana murabizi ko iyo champion igiye gutangira yaba mu cyiciro cya 1 n'icya 2 ikipe bayiregistering ari amafaranga batanga cyane kugira ngo bayandikishe kugira ngo izakine champion. Uzi ko AS Kigali ariyo kipe yiyandikishije bwa nyuma kandi yanayisabye gusaba imbabazi Ferwafa ngo bayisubikire match. Niba mubyibuka match bari bafatanye na Kiyovu yo gufungura champion ntabwo yabereye igihe. Kandi amakuru namenye nuko ari